Murakoze. Mahoro y'Imana bane namwe, Your Excellency, nashakaga gushimira cyane RMC ko yarateguye iki gikorwa. Ntabwo ari buri gihe umuntu abona Perezida wa Repubulika imbere y'amaso yo kugira ngo tubashe kumubwira directly. Your Excellency, mwatubwiye ko ubutaha mwe muzakora ibyanyu mukaza mutubaza twari icyo twakoze. Njye nashaka gusaba wenda ndibeshya ariko nibyo nabashe kubona, turasaba RMC ko yashiraho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly, tukamenya ngo komite ni iyi nk'umagazanga ndi umudamu ako ntago nzi ninde ushinzwe abadamu muri RMC. Hari abantu batazi ninde ushinzwe urubyiruko, turifuza ko mu bidushiraho bikagaragara tukamenya. Hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga, sibyo? Babikora mu bahembe cyangwa ntimubahembe, dukora n'Imana tubone ngo programme ziri gukorwa ni izi ngizi, gahunda iri gukorwa ni iyi ngiyi, kugira ngo babeho nk'uko Your Excellency mukunda kwivuga transparency. Rwose birumvikana, ndetse abantu mukajya mubona aho mutangira ibitekerezo byubaka ngo ubuyobozi burabyumva. Icyanyuma nashaka kuvuga nk'uko mu bizo by'igitekerezo twashaka gusaba nk'uko mu Rwanda habaho gahunda za leta, habaho na private sector. RMC twemerere mudo amategeko tugenderaho, niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam, yaba ari education, yaba ari business, yaba ari ubuhinzi, yaba ari ubworozi, mutubwire ngo amategeko ni aya ngaya, ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over, kugira ngo natwe tukontribue mu kubaka igihugu. Birasobanutse rwose. Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane, wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza kuba yaravuyeho. Ari iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaniye n'ibya Islam, ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga. Islam ni ukuri zadufasha, ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. Those accountability n'ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nk'uko mwaraduhaye RMC na iduha urubuga. Murarufite rwose, nta kintu musaba. Yes, mufite uriya wari ukwiye kumumenya, ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi biraza. Local government, icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. Murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi. Murakoze ku mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mfite agahinda kenshi ko kutakubona. Nakwifuje imyaka myinshi, mfite imyaka 85. Nitwa Sebazungu Yisa. Dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakambakambye umuhanda, bati turagupakira, bagaterura bakanaga mu modoka. Icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda.
ndakuregera n'ubukene ndakinnye cyane ndashonje mererwa nabi buri gihe turacyurirwa turirukanwa ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi ye neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro ariko abandi bakakatwiba. Twarabaye cyane. Kwanza, okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato. Abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugari bagenderamo bubafasha. Impamvu butabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bati mwagiye mukurikirana mukamenya. Hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu nta kibazo. Menye mbere ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, ni ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Nari narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi umusaza wanjye ufunzwe, afungiwe imageragere, yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga muzahora muzitanga. Ndamusabira imbabazi ntazongera rwose kubera Imana ibibafashemo, mumubabarire aze arera abana be akorera igihugu ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe imageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose, arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo bazabi. Murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera take note. Protocol bafite mikro bajyana kuri ruhande, ku ruhande rw'inyuma, naho tukakura umuntu ngigira icyo abaza. Protocol ishinzwe gutanga mikro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese abanyarwanda n'abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byageze muhe n'amagambo kugira ngo kabije. Ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe. Ndabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo bibiri. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba,
twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguha ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Korani, kandi Korani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Korani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nagwasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwohereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, ni ukuvuga ngo ngiye mfite abana babiri, biwacu ni ntaho nikora pe, nabaga mu cyiciro cya kabiri, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye babiri, nanjye ningewe ninjye bahagarariye. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message inyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3,000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha, murakoze. Imana ikomeze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nkaha cyangwa iki, muba mukwiye kugeraho mubigeza, bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. So uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise kandi turaza kubikurikirana, ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe, baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagera aho duhera. Sibyo? Ari hehe wavugaga? Ni ngewe. Byagenze bite? Wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu bamenye? Muturanyi yaragerageje, bamubwira nyine ko bazabasubiza, ubwo nagira ngo nyine mbarize muri rusange kuko nge nari ndwaye. Sawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Masumbuko Leopold Hassani, homoka i Rubavu, mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli. Ubu nanjye banshyize mu agomba gutanga ibihumbi 20, kandi nta mbaraga mfite. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umwanya Imana impaye kugira ngo mbashe kubonana namwe, kubera impuhwe yabagiriye, nanjye nkaba nifuza ko mwangirira impuhwe. Nagize icyifuzo cyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu, ubu nkimaranye imyaka irenga 3, ariko sinari nabona ubwo bushobozi. None ku bushobozi bw'Imana nkaba nifuzaga ko ibibazo bibaye bibiri rero. Icya mbere ni icya mituweli, icya kabiri ni cyo mutambagiro. Ibyo ubinyuze muri aba ngaba, abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane.
reka turebe uburyo twabinyuzamo. Abayobozi bw'idini n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza tukareba ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka bigasobanuka. Imboni TV, imboni ya rubanda.